Amazina ye nyakuri ni Katabarwa Murenzi Gilbert, abenshi twamumenye nka Dr Katabarwa. Ubwo akunda kuvuga ko ari umukire kandi afite amafaranga menshi, ndetse akunda gutangaza ko afite kuba ari umwe mu basore bakize cyane mu gihugu cy'u Rwanda kurenza abandi bose. Umusore ukiri muto kandi w'umujejeta faranga, kuba afite ubwenge karemano byo nta wabishidikanyaho. Umwe mu basore bafite impano idasanzwe y'ubwenge bwinshi kandi bugirira isi akamaro buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Shanghai bamufata nk'umwami. Afite amazu menshi hirya no hino ku isi kandi afite agaciro kari hejuru, mbese ni umubiliyoneri ku myaka ye mike cyane, kandi afite inzozi zo kuzubaka icyogajuru akakizamura mu kirere. Ese wari uzi ko Murenzi Gilbert Katabarwa twese twamenye nka Dr Katabarwa afite umugore witwa Katabarwa Arodi? Ariko si uyu musore twese dukunda kubona hirya no hino ku itangazamakuru, tukumva hirya no hino ku isi bamwandikaho byinshi bidasanzwe yakoze kandi agikora, ni muntu ki? Ese koko yaba afite umugore n'umwana nk'uko benshi bakunda kubishidikanyaho? Kuba tumuzi nk'umuntu ufite amafaranga menshi kandi n'imitungo idasanzwe, kandi bikaba bivuga ko yaba afite gari ya mosha nyinshi mu Bushinwa, byo byaba ari byo? Muri iki kiganiro kigiye kumara iminota mike cyane ugiye gusobanukirwa neza kandi umenye Katabarwa Murenzi Gilbert wamamaye ku izina rya Dr Katabarwa bitewe n'amashuri yize n'impamyabumenyi afite y'ikirenga PhD. Impamyabumenyi idakunze kugira uwo ari we wese ubonetse, dore kuzengurutse hirya no hino ku isi abo wasanga bafite impamyabumenyi y'ikirenga PhD wasanga ari bake. Abo wabona nabo wasanga barazanye uruhara. Bivuge ko impamyabumenyi ya PhD idakunze kubona umuntu ufite imyaka mike cyane bitewe n'igihe umuntu amara mu ishuri ari kwiga ashaka impamyabumenyi ya PhD. Ubwo bishatse kuvuga ko atari benshi bari munsi y'imyaka 40 uzengurutse hirya no hino ku isi bafite impamyabumenyi ya PhD, nk'uko nyir'ubwite Dr Katabarwa akunda kubitangaza mu biganiro agenda akora hirya no hino. Mu kiganiro cyabanje twari twamuganiriyeho biraho, ariko iyi video ni documentaire twamukozeho ivuga ku makuru ye make y'ingenzi yabashije kujya hanze. Twishimiye ko rero nawe wamenya kandi ugasobanukirwa Dr Katabarwa. Mu minota mike cyane tugiye kumarana ngaho wumva iyi video, nuza kuryoherwa n'iyi video uze gukanda handitse like. Ikindi kandi niba ari ubwa mbere ubanye natwe ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera kugira ngo utawujye wumva n'ibindi biganiro byose bitambuka ngaha. Mwese mbahaye ikaze. Nkuko natangiye mbivuga, amazina nyakuri ni Dr Katabarwa Murenzi Gilbert wamenyekanye ku izina rya Dr Katabarwa. Uyu musore ni umusore utangaza ko ubwe yakuriye mu buzima bubi agakura mu buzima bumugoye cyane, aho yanatangaje ko yabaye mu buzima bwo ku muhanda igihe kinini, ubuzima avuga ko yabaye bo butamushimishije habe na gato. Dr Katabarwa mu mashuri yabanza ya primaire yabanje kwiga ari umuswa bikomeye cyane, ariko ubwo imyaka yagiye igenda yicuma yagiye arushaho kugenda amenya ubwenge. Dr Katabarwa mu gutangira amashuri ye ya mbere ya primaire abanza yabanje gutangira ari umuswa cyane, ndetse akajya anatsindwa yagera mu rugo akagerezayo amanota make, ababyeyi be bikakomeza kubababaza. Amaze kugera hejuru mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza yakomeje kugenda abona ko amanota yakomeje kugenda arushaho kuba meza, maze rero mu kugera muri segonderi nanone Dr Katabarwa ubwenge bukomeza kugenda burushaho kwiyongera. Hano yari yaramaze kuva mu buzima bwo ku muhanda, ahubwo yaratangiye kongera kujya kubana n'ababyeyi be nk'uko Katabarwa yakomeje kugenda abigaragaza. Yarakomeje ariga, amaze gusoza segonderi amashuri ye yisumbuye ayasoza ari umuhanga kandi afite ubwenge bwinshi. Nibwo rero yahise atangira kubona amahirwe y'abashaka kwiyandikisha ngo berekeze mu gihugu cy'Ubushinwa. Dr Katabarwa nawe ahita yiyandikisha muri aba ngaba, maze agira amahirwe baramufata aza kwisanga mu gihugu cy'Ubushinwa. Yari amahugurwa azamara amezi 6, maze Katabarwa akimara kugerayo abona amezi 6 ntahagije, ahita ashyira imbaraga mu kwiga ururimi rw'igishinwa, maze aza kurufata mu mezi 2 yonyine yari amaze kuba nk'umushinwa neza neza. Ingibi yamaze kugera mu Bushinwa ari uko amaze gusoza kaminuza, ni naho yigiye rero kaminuza y'icyiciro cyo hejuru kisumbuye PhD. Ari naho rero yakomeje no kugira amahirwe yo kubona akazi gatandukanye yari yahawe na leta y'Ubushinwa hariya mu gihugu cy'Ubushinwa, akomeza kuba mu gihugu cy'Ubushinwa aricyo. Dr Katabarwa ubundi imyaka ye nyakuri ntabwo ikunze kujya ahagaragara, ariko bikunze kugaragara ko ari hagati y'imyaka 35 ndetse na 40, nk'uko yaba yarasoje kwiga PhD. Kandi abantu basoza kwiga PhD basoza ari abantu batari batahubwo bafite imyaka yo hejuru. Dr Katabarwa avuga ko ari umukire kandi afite amafaranga menshi, ni nyuma y'uko yamaze kubaka inzu y'ikitabashwa hano mu mujyi wa Kigali, ndetse akaba afite n'indi mitungo hirya no hino yaba mu Bushinwa ndetse n'i Musanze mu Rwanda, yewe n'i Kigali n'ahandi hirya no hino ku isi. Dr Katabarwa akimara gusoza kwiga rero, ibihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bimurwanira kugira ngo bagende bamuhe ubwenegihugu, maze Ubushinwa bugakomeza kubyanga kuko bwari bwamaze kumenya ko uyu musore ari umunyabwenge kandi ari umuhanga, azagira umumaro ukomeye cyane muri iki gihugu cy'Ubushinwa.
Ntibyatinze rero Dr Katabarwa yakomeje kugenda yigaragaza kandi yereka isi ko ari umuhanga, biza no gukunda. Umusore ukunda kuvuga ko yakize akiri muto kandi agakunda kuvuga ko yabonye amafaranga akiri umwana, ibintu yashyizemo imbaraga nyinshi zidasanzwe, kandi akaba avuga ko atanabivukanye ahubwo yakomeje gukorana umurava ndetse n'umwete kugira ngo abashe kwitwa ari w'aka kanya. Ubu ngubu Dr Katabarwa ni ikirangirire ku isi, arazwi cyane, izina rye rirazwi cyane bitewe n'ibyo akora, dore ko Katabarwa kugeza magingo aya ngaya ari umwarimu mu ishuri rya mbere rikomeye ryigisha engineering mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa rero kikaba cyaramwandikiye kimusaba ko yazajya kwigishayo. Mu gihe rero Katabarwa nawe atigeze atinzamo, maze ahita yerekeza mu Bushinwa ajya kwigisha muri iyi kaminuza, dore ko nawe atangaza ko ubumenyi bwose ariho yabukuye, nawe agomba kugenda akabuhereza ku Bashinwa. Umusore w'umuhanga cyane w'inararibonye, ufite ubwenge bwinshi budasanzwe kandi akaba n'umuvumbuzi, akaba akunze guhanga udushya twinshi, aho mu myaka mike yashize yamaze guhanga ikoranabuhanga ridasanzwe rikorana na gari ya moshe. Akaba nawe musore wa mbere wabivumbuye kuri iyi si y'Imana kurenza abandi bose, akanavuga ko iri koranabuhanga yavumbuye ryamugiriye akamaro ndetse akaba abasha no gukuramo agatubutse. Iri koranabuhanga rero yavumbuye ni ikoranabuhanga rifasha gari ya moshi ifite umuvuduko munini kurenza izindi zose ku isi, aho iyi gari ya moshi ibasha kugenda ibirometero 600 mu isaha imwe yonyine. Akaba yarakoze ikoranabuhanga rero rifasha umushoferi utwaye gari ya moshi kubona ibiza biri imbere kugira ngo aze kugabanya umuvuduko cyangwa se amenye uko ari buze kwitwara, ariko akaza kubona ko imbere yiwe hari ibiza, hari abantu cyangwa se ibintu byaza kumutangira mu rugendo rwe, bityo akaza kutangira kugabanya umuvuduko w'igari ya moshi. Uyu Dr Katabarwa rero iri koranabuhanga rikorana n'igari ya moshi akaba ari we wenyine warivumbuye kuri iyi si, ndetse rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa, rikaba rinamwinjiriza amafaranga menshi atubutse, yanamufashije kubaka inzu. Dr Katabarwa akaba afite ikigo gikomeye kijyanye no gupima ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Bushinwa bikaba bikora. Akaba afite ishuri rikomeye ryigisha basket mu Bushinwa, ndetse bakaba afite n'indi mirimo myinshi akora, ibintu avuga ko byakomeje kugenda birushaho kumugira umukire. Kuri ubu ngubu Dr Katabarwa ni umuherwe, afite imodoka zihenze cyane, akaba afite inzu ihenze cyane kandi ifite ikoranabuhanga ridasanzwe, ndetse we akaba atunze n'amafaranga menshi. Ibintu akomeza gutangaza ko yabikoreye kandi akabiharanira, akaba ashishikariza n'urubyiruko gukora rugakura amaboko mu mufuka kugira ngo babashe kwiteza imbere bamere nkawe. Mwakoze cyane rero kudutega amatwi mu minota mike tumaranye, reka tubashimire mwebwe mwakoze subscribe. Nawe niba utarakanda subscribe, kanda subscribe maze ukore no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana mu biganiro byose bitambuka ngaha. Turabakunda cyane kandi tubifuriza kugira amahoro n'imigisha.